data George niba yabonye arabusomera mu izina rya Yesu Kristo. Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi aramubwira ati cebura wende iyi mperezo irimo amavuta ujye i Ramoti Galeyadi, nugerayo ubaririze Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi, numenya aho ari winjire umuhagurutse muri bene se umujyane haruguru mu mwinjiro, uhereko wende iyi mperezo irimo amavuta uyimusuke ku mutwe, uvuge uti Uwiteka avuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli, maze uhereko ukingure urugi wiruke uhunge ntutinde. Nuko uwo muhungu w'umuhanuzi aragenda ajya i Ramoti Galeyadi, agezeyo asanga abatware b'ingabo aho bari bicaye, aravuga ati ngufitiye ubutumwa mutware. Yehu aramubaza ati ni uwuhe muri twe twese? Aramusubiza ati ni wowe mutware. Nuko Yehu arahaguruka binjirana mu nzu, bagezemo uwo muhanuzi amusukaho amavuta mu mutwe, aravuga ati Uwiteka Imana y'Isirayeli iravuze iti mwimikishije amavuta w'umwami w'Abisirayeli. Ubwoko bw'Uwiteka kandi uzica ab'inzu ya shobuja Ahabu, kugira ngo mpore Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye b'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. Ab'inzu ya Ahabu bose bazarimburwa, mare umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'umudendezo mu Bisirayeli. Nuko inzu ya Ahabu nzayihindura nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya. Imbwa zizarira Yezebeli mu gikingi cy'Iyezereli, kandi ntawe uzamuhamba. Nuko akingura urugi arahunga, maze Yehu arasohoka asanga abandi bagaragu ba shebuja. Umwe aramubaza ati ni amahoro masa wa mugabo w'umusazi yarakuzanyweho n'iki? Aramusubiza ati uwo mugabo muramuzi n'amagambo ye. Baramusubiza bati oya, uratubeshye. Noneho tubwire ibyo ari byo. Aramusubiza ati aramubwira yego, Uwiteka avuze ngo akwimikishije amavuta w'umwami w'Abisirayeli. Nuko baduka n'ingoga, umuntu wese yenda umwambaro we, bayisasaho yari ahagaze hejuru ku rwuririro. Baherako bavuza ikondera, baravuga bati Yehu niwe mwami. Amen. ndeka kwibuka arasenga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data twese uri mu ijuru, Mana idukunda, Mana y'ibambe n'imbabazi, tugushimiye ko wongeye kwemera ko tugera mu bikari byawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo twari aha ngaha ku mugoroba utubwira ati Uwiteka azabe, Uwiteka Imana igira neza, natwe ikitugaruye imbere yawe ni ukugira ngo wongere utubwire ku nkuru z'iwacu zaraye mu ijuru. Emera rero ubwo Nyagasani Imana ijambo ryawe risomeye mu matwi yacu, turakwinginze kugira ngo rwavuze ati hahirwa usoma n'usomerwa. Uwiteka Imana iri jambo ryawe
uze wisobanure imitima yacu, uze ufate umugaragu wawe, ufate n'abicaye twese duteze amatwi ko kumvira ijambo, dukure mu kirere cy'umubiri tujya mu kirere cy'umwuka, maze data uze wowe ubwawe ngata hagati muri twe, uze wivugira kuko usanzwe ubigenza, ko turi kwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Bashaka kwicara. Naweza Na mwani data twashimuje mimi na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana Imana Yesu Kristo. itugeneza tubaye iki Mungu anatujalia kwa kuwa tunapatikana siku ya leo. Tunamshukuru katika jina la Bwana Yesu Kuona Kristo. uramutse ari amahoro. Kuona unaamka ukiwa hai. Bizaga mwani data waje muri dusha yaragiye kwanga. Mmesikia kuna ndugu mmoja alikuwa nimeenda Imana yabaye. Mungu akamlinda. Abantu baje muri dusha bakora. Watu wanaenda kwenye kinawio wanaanguka. Abantu bagenda n'amaguru kuona kuyatembea na mguu anaanguka chini ariko anafariki. dushima Imana Lakini kubera tunashukuru Kristo Mungu kwa kuwa anatupa ikabitwongereye iminsi y'uburaza. anatuongezea kuishi. Natwe turayishimiye Na pia tunamshukuru jina lake. Fatanyije bene data na bashiki bacu Tunasaidiana na wandugu na wadada gushima Imana kushukuru Mungu mushiki wacu Provi kwa dada Provi. Mungu amempatia mtoto. Biblia kuvuga ngo Biblia yasema hivi, ituma batwita ndiye inaacha kandi wazaa, ituma babyara. ndiye anaacha wazaa. Iyo ni Imana yabaye. Ule ni Mungu mwenyewe. Urwo rugamba ruzwi n'abagore. Hiyo vita inajuliwa na Uyu mugabo wanawake. ngo urwo rugamba araruzi. Ukimwambia Nakubwira ati mwanaume nanjye ndarwumva ariko anaweza sinzi. kukwambia eti nasikia lakini Ibintu siyajui. bikomeye cyane. Ni vitu vigumu Imana sana. irumura ababyeyi rero. Mungu anayefundisha Niyo gushimwa wazazi cyane. wa kushukuriwa. Dushima Imana yarinze abera bose. Tunashukuru Mungu aliyelinda watakatifu wote. Turashimye mu izina rya Yesu. Tunashukuru katika jina la Bwana. Ariko nimugoroba tukaturaza. Jioni tulikuwepo mahali hapa Kumva tukasikia yuko Uwiteka azaza. kwa sababu wakuwa Mungu anajua walio Burya wake. ntacyo wakora ngo ube. Hakuna chochote unaweza Ahubwo kufanya niwe uchukue walio ugushugurikira akakumenya. ndiye anakushughulikia, anakujua, Akamenya izina ryawe. anajua jina yako, Akamenya imibereho yawe. anajua maisha yako, Akamenya uburyo bubayeho anajua jinsi unaishi kubw'izina ryawe. kwa jina lake. Naho amagambo dusomye Maneno ni tunayasoma amagambo maremare. ni maneno marefu, Magambo maremare maneno marefu, si bwo bwa mbere twayumva, sio mara kwanza ariko tunasikia, Imana yashimye yuko lakini Mungu ibyo ameshukuru kurya by'uyu munsi chakula ya leo arimwo biva. ndipo itatokea. Uyu mugabo witwa Yehu Huyu mwanaume anayeitwa Yehu yari yibereye mu nama, alikuwa ndani ari kumwe kikao, n'abandi batware. akiwa pamoja na wengine. Ntabwo yari azi ko bizagenda bite, Hakuwa na ariko Bibiliya yatubwiye ngo lakini Biblia haza umwana umwe mu bahanuzi mtoto mmoja ndani ya yinjira mu cyumba akaingia ndani asanga mo bari, aka- aravuga ati ufite ubutumwa mutware. akamwambia eti na ujumbe kwa Nawe utekereje, Bwana. bari benshi, Walikuwa wengi, bari batandukanye ari benshi, walikuwa wakitofautiana, ariko ni umwe gusa wari uvuze, lakini ni mmoja. ndetse nta nubwo bavuze izina rye, Hawakusema hata jina yake. ahubwo kubera ko bireba ari we nyirabyo, aravuga ati none ninde muri twebwe, Nani katikati yetu? ni muri twebwe ninde, Nani? ni uwo ushaka. Nani unayemtafuta? Nawe aravuga ati ni wowe mutware. Nakwambia ni wewe. Abari aho ngaho bagomba gutangara Wengine wangeshangaa kubera yuko kwa sababu uvuze ngo ninde mwenye ni anasema nawe wavuze ati ni wowe. na ni yeye wamesema ni wewe. Burya ni ukuvuga ngo Ni kusema ntabwo bose bari babizi, wote hawakuwa na ariko kuko Imana kwa sababu Mungu iyi iri bugukoresha wakati anataka igushyira mu mutima anakuweka moyo wo kumenya yuko koko wa nawe kujua ya kwamba na uhamanije nayo. ushuhudiana na Yewe aravuga ati Yeye akasema, ninde muri twebwe ushaka, nawe ati ni wowe. ni wewe. Arasohoka, Akatoka Bibiri kutubwira ngo aragenda, akaenda bamujyana mu kindi cyumba, kumpeleka ndani ya chumba kingine, aravuga ati akasema Uwiteka Imana ya Isiraheli wa Israeli irantumye ngo ananituma hivi uyimike umwami w'Abisiraheli. uwe mfalme wa Israeli. Arangije Kisha yisubirirayo, akajirudilia yake. umuhanuzi yaramubwiye ngo Na pia numara kumwimika ukisha uramenye ntutinye, usikawie, numara kumusuka amavuta uramenye ntutinde na gatoya, usikawie hata kidogo. uhaguruke wigendere, Na nene. kuko umurimo yari yatumye yarawurangije. Kwa sababu kazi ilikuwa imefanya. Yarasohotse aragenda, Maliza akatoka. Yehu nawe asubira mu nama aho yari ari. Akarudi kwenye kikao. Agezeyo Alipofika batangira kumubaza, wakamuuliza, wa mugabo mwanaume, urasohotse nimetoka. ujyanye na wa muntu Umeenda na ule mtu. none akubwiye ngo iki? Amekwambia hivi nini?
mwebwe murabizi ko ari umusazi. Unajua kama yeye ni mchawi. Ibyo avuze Yeye amesema rwose ntabwo mbyitayeho, ariko yari azi icyo Imana ikoze. Nubwo yabwiye atyo akavuga ngo muramuzi ndi umusazi, ariko icyo Imana yayigukoreye yari amaze kukimenya. Aravuga ngo ye aho turi kubyemera neza, ahubwo utubwize ukuri, we kutubeshya, kuko umukristo yavuze ati noneho umbwize ukuri ukarimu Imana kubeshya kwakuvuyeho. Yehati aranyigije arambwira ati rero Uwiteka arantumye ngo mwimikishe amavuta n'ubumwami wa Israeli. Babyumvise batyo uko Bibiri tubwiye, iratubwiye ngo bakuramo imyimyo bari bambaye baba barabishashe, bafata ikondera baravuze kuvuga bati Yehu ni we mwami, Yehu ni we mwami, Yehu ni we mwami. Ndiye mfalme. Ariko ntabwo Imana yakwimikira ubusa, hakuwezi kumiliki, ahubwo yari imwimitse kugira ngo asoze ibyo Uwiteka yavugiye muri Elisha. Banacuba mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Yari imitswe, ariko kwari kugira ngo ibyo Eliya yavuze akabivugana n'Imana, Yehu ari ubisohoza. Abantu baho bose baratangara. Yehu ni we mwami, Yehu ni we mwami. Burya no kuvuga ngo burya Imana natwe yatusize abantu. Mungu alitufanya umwami bivuze ngo kuba umutegetsi, kuba umutegetsi. Hanyuma maze nawe kukumva yuko yimikishwa amavuta, wakati leo alisikia kama amemilikiwa na mafuta, aravuga ati burya akasema hari umurimo ngiye gukora, kuna kazi, kuko ishyaka ryaje muri we, kwa sababu kuna ishyaka ryaje muri we. Nta muntu wabimwigishije, ariko ayo mavuta bisobanuye ngo ni umwuka wera wari winjiye muri we. Mwenye alikuwa anaingia ndani yake. Arasohoka, akatoka, aravuga ati akasema ubu ngubu hapa sasa ngiye gukora umurimo, nitafanya kazi. Arasohoka, akatoka, dusome igitabo, kasoma kitabu cy'Abami ba Kabiri mbeka abagabo n'ubure bwo habone vuba vuba, kamtapata ndugu, ibice 10 umurongo wa 15, sura 10:15, 10:15, 10:15, uragera hepfo gatoya aho ndikubwira. avuyeho ahura na Yonadabu mwene Rekabu, aje kumusanganira, aramuramutsa, aramubaza ati umutima wawe uratunganye nk'uko uwanjye utunganiye uwawe? Yonadabu aramusubiza ati uratunganye. Nawe ati niba utunganye mba ukuboko kwawe. Arakumuha, aherako aramwuriza, amushyira mu igare rye. Aravuga ati nuko tujyane urebe ishyaka ndwanira Uwiteka. Nuko amujyana mu igare rye, ageze i Samariya atsemba abari basigaye bose mu bantu b'Abahabu bari i Samariya, kugeza aho yabarimburiye nk'uko Uwiteka yabwiye Eliya. Amen. Imana igumugisha. Amaze kwimikishwa amavuta, alipomilikiwa yumva ishyaka riraje, akasikia yumva agiye gukora akazi, arasohoka aragenda. Bibiri atubwira ngo ahura na Yonadabu, aramubwira ati none umutima wawe uratunganye nk'uko wanjye gutunganye. Nawe aramubwira ati koko uratunganye, niko tayari. niba utunganye rero uri rigare yo kukwereka umurimo tugiye gukora. Nikuoneshe kazi tunatoa, arurira tukafanya. Aravuga ati ndagiye, nta kindi kijyanye, ngiye kurimbura umuryango w'Ahabu, naenda kuangamiza, kuko Ahabu yari yarapfuye, Ahabu alikuwa amefariki, abari basigaye wenyewe alikuwa nabaki bari umuryango we. Ahabwa misiyo rero yo kugira ngo ajye kurwana abatsembe bose, kwenda
kutosha ile ariko abikorana ubwenge, akafanya na akili. Aravuga ati Akasema nigenda ngendetse nikienda kiovyo haitapita, kandi ntabwo ngenyine na tena sitaenda mimi peke, mfite abandi tujyanye, niko na wengine. ni ngombwa kugira ngo ntibatakuba icyo cyo gukora, ahubwo mbereka yuko niwaonesha ibigirwamana basenga miungu wanao nanjye cyo gufatanya nabo. nami nakuja Yari abizi yuko adasenga ibigirwamana, yari abizi yuko yatuzwe amavuta y'Imana, ariko aravuga ati nta kintu cyo gukora nanjye. hakuna chochote cha kufanya. abo mwumvise bose Wote bafure bari gakeya, ugiye byo kumubwirira cyane, kidogo, lakini mimi nakuja mugende sana. mutumire abantu bose Muite watu wote bazi, hadasigaye n'umwe, sibaka hata mmoja, bose hadasigaye n'umwe, waje wote. kandi umusigaye Weyatabaki umubwire ngo turamwica, mwambie eti tutamuua, nawe si ukuvayo. nao kabisa Baza bose bavuga bati tubonye umuntu mukuru kandi aje kudutambisha ibitambo by'Imana yacu, nta n'umwe wasigara. hakuna mweyatabaki. Bose baraza, uhereye ku mwana, uhereye ku mukuru, bose baraje Wote baruzuza, wakakuja wakaja. ariko yari afite ibanga. Hadi yeye alikuwa Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yari afite ibanga yuko abajemo abo ngabo bose wenye wako pale bari burimburwe. wataangamizwa. Arababwira Akwambia mujye hanze, mwende nje, mubwire abantu bakomeze binjije, mwambie watu waingie, bose binjije, wote waingie, bose binjije, wote waingie, bose barinjira, wote wakaingia, bose barinjira. wote wakaingia. Ariko yaravuze ngo Lakini nibamara kwinjira bose kisha ingia mwinjire, mwingie, abarimo bose mubatsembe. waangamize. Uriya ni ukuvuga ngo Ni kusema gukorera Imana kumtumikia Mungu ni ishyaka, ni bidii, ntabwo ari kujenjeka, sio kabisa ntabwo ari kucheza, kurikinisha umwanzi. sio kuchezesha. Wakinishije umwanzi ni Sawuli, nawe yarabihowe kuko yavanywe ku bwami bwe, Naye alitolewa kwa ufalme kuko wake, Imana yamubwiye kurimbura, kwa sababu Mungu we arime, kuangamiza yeye akamiliki hanyuma Imana imuvana ku bwami. kutosha. Yehu rero baravuga ngo yewe ntabwo ndi bubabarire, Mimi sitasamehe uhereye umuntu mose urangara kila yote mweko mumwice, bamaze kwinjira bose barabarimbura. Byaturutse kuki? Ni ishyaka yari afite mu mutima we. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Icyo tugiye kuganiraho n'ubundi ni iki? Ni ishyaka rivuye ku kwimikishwa amavuta. bidii inayotoka kwa kumilikiwa, Ishyaka rivuye ku kwimikishwa bidii amavuta. inayotoka kwa kumilikiwa. Iyo wimikishijwe amavuta Wakati umemilikiwa usigara utari wa wundi, unabaki urahinduka. mtu wa kawaida. Aya mavuta araguhindura. Kubadilisha. Uko wagendaga ugahinduka, uko wavugaga ugahinduka. Unasema Imana tubamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tuwabariki katika Bwana wetu Yesu Kristo. Imana imaze kwimika Dawidi, Mungu alipomiliki Daudi yari imimikiye umurimo, alikuwa anamiliki kwa kandi yari umuntu ugayitse, alikuwa mtu yari umuntu ukiri umwana, ukiri mutoya, mdogo sana, ukiri umusore. kijana. Abamurebaga babonaga agayitse, Walikuwa wanamuona, ariko tugaragara ko tugayitse, nyamara dukungishije benshi. Tugaragara ko ntacyo dufite, nyamara dutunze byose. lakini tunabii Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dawidi nawe Daudi amaze kwimikishwa amavuta, alipomilikiwa na mafuta, umwuka uramuza. Roho Mtakatifu akaja juu Bivuze yake. ko kwimikishwa amavuta Kumilikiwa na mafuta, ni ukwakira umwuka wera muri wowe. pokea Roho Mtakatifu ndani yako. Kwimikishwa amavuta Kumilikiwa na mafuta, ni umwuka wera wawinjiye muri wowe, kandi uwo mwuka wera icyo kigambiriye ni uko umwuka wera guhindura. ni kubadilisha. Dawidi aremera, Daudi akakubali, aravuga ati akasema nibwo ndi mutoya, niko mdogo, ndi umuhererezi kwa data, niko mdogo kabisa. bakuru banjye bo barize, wangu wao bo babanye n'umusaza, waliishi pamoja, ariko Imana niwe yari ifite umugambi. Mungu ni yeye mwenye alikuwa na Mwibuke yuko Mkumbuke ya Imana yabwiye Samweli, Samuel eti mugende bagende bajye kwimika Dawidi. mwende Dusome Daudi. dusome Samweli ya mbere, Samueli wa kwanza, Samweli wa mbere Samueli igice wa cya cumi na kwanza gatandatu 16 umurongo wa 11 tugeze kuri 13. 11 tutafikia 13. Samweli wa mbere uri wa mbere ahasome Kwanza atatupata asome 16 umurongo wa 11 kugeza kuri 13. 16 hadi 11. Samweli abaza Yesaya ati
Yego. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Mari kumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Akubariki. Iyimikwa rya Dawidi, Kwa kumilikiwa kwa Daudi, Samueli ageze kwa Yesaya. Samueli alipofika kwa Yesaya, Umuntu areba nk'umuntu. kama mtu anaangalia kama mtu. Yesaya akareba umuntu umwana yigishije. Yesaya alikuwa anaangalia Akareba umwana ufite ikinyabupfura aho ngaho wabona. Wako kabisa. Akavuga ati n'uyu nguyu Imana yemeye. Ni huyu mwenye anakubalia. Biri kutubwira ngo azana Shama, Akaleta Shama, azana Yonadabu, akaleta Nadabu, azana abana be bose. vijana wake wote Bararangira ngo bari kumwe nabo. wakapisha. Baravuga bati, Akasema eti, baravuga ati none kwimana mnyi wao. mbona Mungu amenituma kwako? Kandi kabayire umwami ari mu wawe. None abana bawe nabo. Watoto wako wote ni hao. Nabo ati Unabaki ari kumwe n'umushumba. ni We yiberiyo. Cyambere ntabwo yizi. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ntabwo agaragara neza. Yeye haonekani vizuri. Nawe ati ntabwo ndi kujya kurya rero. Mimi Ntamubonye. bila kumuona. Abandi bose bari baciye imbere ye. Wengine wote walikuwa wamepita. Abafite igihagararo, wenye wako na abafite uburebure, wenye wako na urefu, abafite inzobe beza, wenye wako na ulembo, baciye imbere. wanapita. Imana yavuze ati nabagaye. Akasema Nyamara Samueli we yavuze ati ndikureba nkabona ari neza. Samueli yeye alikuwa anaona. Imana yamubwiye ati ngewe ntabwo ndeba nkawe. Mungu akamwambia Wowe ureba nk'abantu ariko ngewe ndeba nk'Imana. Ntabwo ndeba uburebure, sindeba kuba warize, ahubwo ndeba naangalia ibiri mu mutima. nacho ndani ya moyo. Impamvu Dawidi yimikirwa amavuta Kwa nini Daudi alimilikiwa na ni mafuta? uko yari umushumba w'intama. Kwa sababu alikuwa Burya umushumba mchunga kondoo. agira urukundo rwiza aragiye, Mchunga kondoo anakuwa na upendo ya akaziragira, akaziyobora ahantu heza, akazijyana mu bwatsi bwiza. anazipeleka ndani ya Burya ni ukuvuga ngo Imana rero ireba urwo rukundo, Mungu akaangalia ile upendo. avuga ati Mungu azankorera Sema ibi. huyu atanitenda. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Awabariki. Amaze kuza Alipokuja yimikirwa amavuta, alipomilikiwa na Bibiliya mafuta, yatubwiye ngo umwuka wera akajya amuzaho. Roho Mtakatifu Umwuka akajya amuzaho. anakuja juu yake. Bivuga ngo kwimikizwa amavuta ni ukwakira umwuka wera muri wowe. Roho Mtakatifu ndani Uwo yake. mwuka wera muri we niwo watumye afata idubu arayishanyaguza. Uwo mwuka wera muri we niwo watumye afata intare arayishanyaguza. Akaipasua. Aravuga ati Akasema Imana irakarama Mungu kuko izi ntama kwa sababu za data ya baba zari zigiye gupfa, kwa taabu ariko Imana impereje imbaraga amenipa nguvu zo kwica umwanzi, kuangamiza adui, zo kwica idubu, zo kwica intare. na kuangamiza. Burya ni ukuvuga ngo igihe cyose uriho amavuta y'Imana ndani na mafuta ya Bwana uzakora utatenda ibyo Imana ikubwiye. yale Mungu anakuambia. Nubona umuntu Ukiona mtu ari kwanga mesaje anakataa, jya umureka ntabwo ari we, acha, sio yeye, ntabwo ari we, sio yeye, nuko nta mavuta afite ni kwa sababu yeye kandi hana nawe ntabwo na yayihabwa, yeye hawezi kashika, ahubwo lakini Imana y'ubukunzi Mungu akata iguhereza ayo mavuta anakupa mafuta ugakora umurimo wawe ukoranye unatenda amavuta. kazi. Niba ari umuririmbyi Ikiwa ni uimbaji ukawukorera amavuta, imba na mafuta, niba ari ukubyina ikiwa ni kucheza ukabyina ufite amavuta, na mafuta, niba ari ugucurira ugacura ufite amavuta. Ndakubwira ukuri, nubona umuntu kuna mtu ukabona ari kujya agira atya, anapiga mikono hivi, ari kujya agira atya, anapiga mikono, ari kuririmba ariko ntabwo anaimba, lakini hari umunezero utari wamugeraho. unafurahi. Iyo umuntu anezerewe arabigaragaza. Niyo mpamvu biri kuvuga ngo wishimye naririmbe, n'ubabaye nasenge, Na mwenye anaumia cyangwa se bamusengere bamusize amavuta. na tena wamuombee. Ibyishimo by'umuntu ubibona ari Furaha ya kuririmba. mtu unaiona wakati anacheka, Igihe ari kuririmba wakati anaimba. yajya ashima Dawidi cyane Mimi nashukuru Daudi kuko sana, yari umuririmbyi mwiza kandi ufite amavuta y'Imana. ana mafuta ya Ntabwo Bwana. yitaga ko abantu bamusuzugura, ntabwo yitaga ko abantu bari kumureba, ahubwo yaravuga ati ni Imana ndi gukorera. Akitera hejuru agacuranga inanga, umwuka wera agahunga, umwanzi agahunga. Adui anakimbia. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mavuta ari kuri Dawidi Hiyo mafuta yenyewe ilikuwa kwa Daudi, niyo yatumye atsinda Goliyati. ndiye yenyewe iliacha anashinda Goliathi. Urebye Goliyati
Goliyati wari umuntu ufite igihagararo cyiza alikuwa na kirekire, bivuga ngo ni kirekire, alikuwa mrefu, yakwitigisa anapojitingiza abantu bose bakirukanka bagakwira imishwaro, turapfuye bigenze bite, abantu bose bagahunga. Ariko Dawidi ahageze aravuga ati njyewe mfite ibihamya, nina ushuhuda, njyewe narwanye n'idubu ndayinesha, njyewe narwanye n'intanda ndayinesha, kanswe uyu mufilisti arakebwe, uyu mupagani uri gutuka imana yacu, uyu mupagani utazi imana y'abafureri, ndahagurutse ndaje, nta kintu nje kurwana kandi ndamunesha. Ariko kubera yuko nta muntu ukorera ubusa, kwa sababu mtu hatumikie bure, nta muntu ukorera ubusa, hakuna mwana atumikia bure, ntawe. Niyo mpamvu avuze ngo none njye ninesha murambereza iki? ikiwa nikeshinda huyu nitalipa nini? Sawuli nawe ati ndakoze umukobwa wanjye kandi agura n'igihugu cyanjye ndaguhereza. Nawe yumvise ko hari ibihembo aravuga ati ngiye kurwana kandi nanesha. Watekereza yuko intwaro afite arizo Dawidi arurwanisha? Hiyo mashuraha nayo alikuwa anazania ndio Dawidi atapiganisha. No, hapana. Ahubwo Dawidi yari afite intwaro y'Imana yamuhishuriye, intwaro idakomeye, isiraha yenye iko abandi kugira ko bafite intwaro zikomeye, wengine walikuwa na bafite amabombe n'amabombe, bafite amacumu n'imiheto, ariko wafashe ibuye niryo agiye kurwanisha. Iryo buye risobanura ngo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe uturwanirira mu ntambara turwana, niwe uturwanirira mu bibazo byose ufite, niwe ubinesha. Iryo buye ryari rikomeza imfuruka, ryarindi irikomeza imfuruka, niryo Dawidi yari yitwaje. Imana ishimwe kuko niyo iturwaniriza. Wakora iki kurwanisha? Ntacyo, ahubwo utabazi yakuremye kuko niwe murwanyi warwanye akanesha. Yararwanye aranesha, anesha ku musozi, yararwanye aranesha, anesha ikuzimu. ngo tumwisunge niwe uturwana intambara zacu zose. Imana yacu wamugisha mu izina rya Yesu. Dawidi ugayitse, Dawidi uri kugaragara yuko ari umusore mutoya, ariko Imana ishima yuko ari we ikoresha. Abize ni benshi, waliosoma ni wengi, abize bakiga teolojia ni benshi, wasomi ni wengi, waliosoma teolojia, abapasitoro n'abantu bakomeye ni benshi, ariko Imana ishima yuko ikoresha boroheje kuruta abandi. Umuntu unafata igenda akomeye, mutasema mimi niko mwenye nguvu, uzamenye yuko adakomeye, ujue ya kwamba sio mwenye nguvu, kuko udukomeza n'umwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Mmoja ni Bwana wetu Yesu Kristo. N'abantu bose wote abanyantege ni wa madhaifu, n'abantu bose abanyantege, watu wote ni wa madhaifu. Witegereje, ukiangalia utegereza ngo murakomeye, mwena wazia na kuja kubona ukabona yarangiye, yaguye, haba kibirimo, hangali yaragiye, alienda, kandi baravuga ati arabwiriza akajya mu mwuka, anahubiri anaingia ndani, arabwiriza tukanezererwa, ariko aje kutanga ashaka Yesu kamu. Kubera iki? Iyi Mana itari kumwe nawe, ibyo wakora byose bizerwa pamoja nawe, yote unayoyatenda ni bure. Iyi Mana itagukomeje, wowe ukikomeza uri gukomeza mu busa. Hapo kabisa unaishi wewe, uko ukomeye n'umwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ukomeye rero burya ni udukomeza, aradukomeza mu rugamba rwawe katika vita zetu. Imana igereye twati, Mungu akamwambia mbe Yosuwa, komera kandi shikama, atenda uimarike, kandi ikindi kuna bana na Mose niko nzabana nawe. Yosuwa yarazi amateka ya Mose, yarazi ukuntu ukomeza abanye n'Imana, yarazi ukuntu ubwoko bw'Imana bwavuye mu Egiputa, yarazi ubwoko bw'Imana uburyo bwambutse mu nyanja itukura bakambukira ahumutse. Ayo mateka yose yarayazi. Anezezwa n'iki? Anezezwa no kumva ngo uko nabanaga na Mose mbe Yosuwa nanjye ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu Imana imaze kumubwira ati ari kumwe nawe, avuga ati ngiye gusenya inkike z'Yeriko. Maze kumenya yuko ndi kumwe n'Imana, none ngiye gusenya inkike z'Yeriko.
kuta za Yeriko. burya no kuvuga ngo urugamba si urwacu, Vita sio yetu, hari urwishingiye. kuna mwenye anaisimamia. Iyo umuntu arwanye Wakati mtu akirwanirira arananirwa. anashindwa. Ikimana ishaka ni ukumenya ngo intege zawe uzimenye, uvuge ati njyewe nubwo ngiye ku rugamba ariko nta mbaraga mfite. Lakini mimi sina nguvu. Iyo usabye ngo nta mbaraga ufite, Imana yiteguye kukurwanira ndetse ukarwana ukanesha. Na unashinda. Abanzi bose Maadui zote babayeho walikuwa bagiye baneshwa, nyamara ari umuntu woroheje kuruta abandi Imana ikoresheje. mwingine Mungu Nureba Gideyoni ukimwangalia Gideoni uburyo arwanya urugamba, jinsi apigana yari umuntu woroheje alikuwa mtu kabisa, ndetse bararwanaga agahunga walikuwa wanapigana bagakwira imishwaro, wanakimbia, ariko Imana lakini Mungu ishima yuko ari we ikoresha. yeye atumikisha. Uraba munyambaraga we Jambo wewe mwenyewe kandi ugira ubutwari, tena wewe msujaa, yavuga ati agira ubutwari, agatekereza uburyo bose bakwiye imishwaro, anawazia jinsi akumva nta butwari burimo. anasikia kabisa hakuna usujaa, Ariko kuko Imana yarimukomeje ikamwereka ibimenyetso y'uko ari kumwe nawe, yararwanye aranesha. Natwe turwane twitwaje umwami wacu Yesu Kristo, natwe turanesha. Barashongesha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki. Nta kindi Hakuna mengine. kwishingikiriza umwami wacu niko kuri Kusimamisha tureganisha kino kirere, ndio kitatuacha tunapita ikirere cy'intege nke, anga ya madhaifu, ikirere cyo kudasenga. anga ya kutoomba. Burya umwishingikirizeho, Wewe ni ushoboye byose kandi aragushoboza. ndiye atakupa. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abarwanya intambara bose bishingikirije Uwiteka bararwanaga bakanesha. Mureke natwe uko turwana tukarwana na Satani n'umwami w'iyi si, turwaye twishingikirije Imana yacu. Kandi buri muntu wese ararwana anesha. Pigane na atashinda. Kurwana Pigana ukanesha unashinda. ni Imana ikukurwanire kandi ikakunesha. Kupigania na Naho umuntu we nari umunyantege nke, mtu yeye ni madhaifu. umuntu umunyantege nkeya, Mtu ni mdhaifu ariko mu ntege nke zacu kwa madhaifu icyo yetu. Imana ishaka ni uko uguma imbere yayo, Wewe uzidi ugakora tuvuga ati ndi umunyantege nke, ndi umunyantege nke, ndi umunyantege nke. Igihe kiragera wuzuzwe imbaraga. Fika utawekwa Burya ni ukuvuga ngo imbaraga nguvu ziboneka kubera ko wabaye umunyantege nke. inapatikana wakati wewe ni madhaifu. Mose amaze kumenya ngo Musa iyi Yorodani hii Yordani yibirinduye, iyi Yorodani turkwatwa iteye ubwoba, unaona inaleta yatakambiye Uwiteka, alimlilia aravuga ati Uwiteka ubwoko bwawe bugiye kuri mu kirangazi. falako itawangamia Inyuma ni Farawo, nyuma ni Farao imbere turi kubona Yorodani yuzuye, na bahari, ibiti biri kugenda, amabuye ari kugenda, none dupfiriye ahangaha. Uwiteka ati mbe Mose ufite iki? Mose ati mfite inkoni. Imana iti iyo nkoni irambikemo murakira. Ayirambitsemo gusa Imana ikinzira abantu barambuka. Kubera iki? Uwiteka ni urwana akanesha. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi burya turi gusoza tunakomesha sereze mu bami ba mbere tunakomesha Wafalme wa kwanza 19:15 19:15 19 rwabone asome ari ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Amen. Uwiteka aramubwira ati genda usubize inzira yose y'ubutayu ujye i Damasiko, nugerayo uzimikishe Hazayeli amavuta abe umwami w'i Siriya, na Yehu mwene Nimushi nawe uzamwimikishe amavuta abe mwami w'Abisirayeli. Kandi Elisa mwene Shafati wo muri Abeli Mehore uzamusukeho amavuta abe umuhanuzi mu kigo cyawe.
uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. Uzarokoka ya Yehu, Elisa azamwica. Ariko rero inzara nzaba sigaranye Ahabu abantu ibihumbi birindwi mu Isirayeli batarapfukamira Baali. Amen. Imani kupisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu akubariki. Huyu ni Elia wari uvuze, alikuwa amesema, Imana amubwira iti Mungu akamwambia hivi, genda uje kwimika nende abo tukubwire, nitakaye wimike Hazayeli, umwimikisha amavuta umwami w'Isiriya, mafuta kama mfano wa Siria, wimike Elisa, mmiliki Elisa abe umuhanuzi, awe nabii mu kigo cyawe, nafasi zako, wimike Hazayeli, na Hazayeli uzarokoka nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. upanga wa Hazayeli Uzarokoka ya Yehu, Elisa azamwica. ya Yehu, Elisa Ni igihe Ahabu yari amaze kwica Naboti, ni igihe Ahabu yari amaze wakati Ahabu alipokuwa Naboti, hanyuma Imana ibwira Mungu akamwambia Eliya eti njyewe mimi ngenda wimika aba bantu mubwiye ne umiliki hawa watu nari nibarokoka inkota iyundi izamwica, nibarokoka ya Hazayeli mwingine atamuua, ya Elisa izamwica. kutoka upanga wa Niyo mpamvu mu magambo twasomye mbere maneno tuliyosoma byagaragaye ko Yehu niwe washoje ibyo Elisa yavuze, alitimiza yale ibyo Eliya yavuze Eliya alisema, akabigurwa n'Uwiteka, nibyo burya Yehu yashoje. alitimiza. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo kusema ishyaka bidii ryo kwimikishwa amavuta kumilikiwa na mafuta kwa Yehu ya Yehu kwari ukugira ngo umuryango wabo wose familia ya Ahabu urimburwe, yote yagamie, kandi koko byarasohoye, alitimia bose yarabarimbuye. wote. Imana yacu bamugisha mu izina ry'Umwami. Nubwo Satani aturwanya, ariko dufite imbaraga tuzikuye muri Yesu Kristo. Nubwo turwana intambara zitandukanye, tunapigana vita tofauti, buri muntu wese kila yeyote afite intambara arwana, ana vita anayoipigana. intambara yanjye Vita yangu ntabwo ariyo yakumbuka, sio ya kumbuka, intambara yakumbuka yakumbuka ntabwo ariyo y'undi, ya mwingine. ahubwo buri muntu wese Kila yeyote afite intambara arwana. vita Iyo anayoipigana, ntambara urwana, hiyo vita y'urwana ukabona ikomeye, ufite ukomeye uko na mwenye nguvu kurusha abandi bose, numwishingikirizaho azakurwanira kandi akunekereza. Imana twamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umwishingikiriza gusa, wewe niyo mpamvu biri kutubwira ngo ntabaza ndagutabara, Biblia inasema nililie nami ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utashobora, yale magumu ibyo utashobora Uwiteka arabishoboye. Intambara urwana Uwiteka niwe wigutekereza. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Turashoje, ariko burya ni byiza ni vizuri kugira ishyaka kuwa na bidii warimikishijwe amavuta. na umemilikiwa na mafuta. Abantu bose barakondiye amavuta. Watu wote wanasema mimi niko na ndiye mafuta. amavuta. Mimi niko na mafuta. Ndiye amavuta. Niko na mafuta. Ariko hari imirimo yo gukiranuka kazi ugasanga nayo unakutana hakuna. umuntu